Burya inyiturano y'isi irasekeje. Hari muri 2001 ubwo Gashumba yazaga gutura muri karitsiye. Mu by'ukuri twari abantu bifashije, nta numwe waduhigaga muri karitsiye. Gusa ntitwari tuzi ukuri kw'imitungo twabagamo. N'umuryango wa Gashumbuje waba ushaka kwisubiza imitungo yacu. Papa bidusobanurira neza ko ibyo twakuze twishimamo atari ibyacu, ndetse avuga ko tugomba kubisubiza. Yego byari byo pe, ariko kubera uwo musore Gashumba icyo gihe yari atanashyingirwa, gusa yarakuze, yacishaga make kandi agakunda abantu. Yarakundwaga muri karitsiye, cyane cyane abana b'abakobwa bari abavandimwe, Gerardine na Gloriose. Nakundaga Gloriose cyane. Mbese yarabanje aratuza akanya, yubura amaso areba njyewe, areba na Gerard, arongera areba Igor. Gusa yarananiwe, yari yavuye amaraso menshi. Murumuna we JB Dekira waho yarari niko yashagaho kurakazwa n'ibyo Papa Igor yari kuvuga. Niyifuzaga ko amabanga ya byinshi baziranyeho yajya hanze. Yarakomeje. Mamumbyara njye n'uyu murumuna wanjye mubona, niwe waduteyemo byinshi. Mu myitwarire mwatubonanye, niwe wadutoje kurwana kugeza ku munota wa nyuma. Niwe wadutoje ubugome nk'ubwo mutubonamo. Ibyo byatangiye kuva tukiri abana, ubwo mama yicaga papa kubera gushaka gusubiza iyo mitungo. Icyo gihe twaramufashije. Urukundo rw'abana b'abahungu bakunda nyina muraruzi. Gusa amaraso yakomeje kuva, ndetse atanya no guca mu kanwa. Mwama y'amazi. JB Dekira n'umujinya mwinshi aracyafite pistoli mu ntoki. Amureba akanya. Abamukubise isasu mu mutwe. Papa Igor agenda atyo. Mu gihe twisunganya ngo tumufashe uwo mugabo umaze kwitahira, bigaragara ko yapfuye ashaka kwikiranura n'Imana ndetse n'abantu yayimukiye. Gusa kiri umuntu ati cyabaye nk'inyamaswa, kikabisoza atabigezeho. Twarebye mu idirishya tubona imodoka zandurutse. JB Dekira n'abasore be tayari bari bacitse. Mu kanya nk'ako guhumbya, tukiri gushaka ko dukora imihango yo gushyingura Papa Igor. Twari tubitegetswe na papa aho yari ari muri Afurika y'Epfo. Yabituwe n'impuhwe yari yagiriye Papa Igor kubera ko yari atangiye kwisegura no kwisobanura. Papa Igor ntabwo yari mubi cyane pe, kuko inshuro twabanye nubwo twaryamanaga, rimwe agahinduka nk'inyamaswa. Yari umuntu uzi kwita ku bo yakunze. Yakoraga uko ashoboye kose akita ku bana babanaga, nubwo ngiye yaprofitaga ku giti cyanjye ambwira ko ndyoshye kuruta umugore we w'isezerano. Gusa nyine yari amaze kwipfira nta kundi. Tumaze guhamagara ambulance, umurambo wawujyana ahantu muri morgue, nyuma utegure gushyingura neza. Nta bandi bantu bari kumushyingura, yari twebwe. Igor we yabanje kubyanga, ariko nyuma arabyemera. Ambulance iratsimbura, dusubira muri ya nzu guhanagura amaraso. Ya televiziyo iracyafunguye, amakuru yihutirwa ari gucicikana. Umuririmbyi w'icyamamare Miss Evi nk'amazina y'ubuhanzi, umuririmbyi wavuzweho byinshi, ibikorwa by'uburiganya, ibikorwa by'ubwicanyi, ibikorwa byo gukorana n'imyuka mibi. Mwibuke ko nyuma byaje gutangazwa ko yapfuye yiroshye mu Kagera, gusa bikaza kuba byose ibihuha. Mwibuke ko kandi hashyizweho amafaranga ku muntu uzamubona. Aka kanya tuvugana arabonetse. Abonetse kandi we n'itsinda bakorana, bamaze kwica umugabo ari mukuru wahoze ari manager we. Nyuma bagatandukana, amwibye amafaranga agera kuri $185,000. Nk'uko igihugu cyacu ari igihugu kigendera ku mategeko, abo bantu bagomba gufatwa bagakurikiranwa n'ubutabera. Twese twaguye mu kantu, dusanga amazi yayandi, twitegura gucika ngo twiruke, ariko ntibyari bigishobotse. Hanze polisi yari yaparitse. Batugezeho. Igor aracyambaye imyenda ya gisirikare. Gerard nawe araho yumiwe. Nanjye twese ko turi batatu. Uncle Jiwe yari yacikanye na JB Dekira. Bari abahanga cyane. Bari bazi ko bari bube inkurikizi. Ipingu tuba twaryambaye. Tayari badutwaye amacuri. Badutwara mu modoka ya polisi inyuma. Bafure zigenda zimvuga nazo zashyizweho, babwita ko bari gutanga ubutumwa.
hatazagira umuntu wigira ikigomeke. Twinjijwe gereza, hahandi Miss Evi na muganga binjijwe. Minjijwe njyewe na Gerard na Igor, njyewe na musaza wanjye ndetse na anko wanjye, njyewe na musaza wanjye ndetse na anko wacu. Umusore wacu papa Igor ntitwamenye aho yari gitiye. Mbega agahinda, gereza na kominikasiyo nta n'iki. Ni ugutegereza igihe bazadusurira, nabwo tukavugana ku minota. Amakuru yari yageze hose, ntekereza ko papa nawe yari yabimenye, aho ari muri Afurika y'Epfo. Abana twabasize mu nzu nshya twimukiyemo. Mama Cyusa, umugore wa Igor, yagombaga kubitaho. Miss Evi we icyo gihe twaherukanaga, ariko banza nawe yaramenye amakuru. Tica Jimmy utaruzi byinshi by'ukuri mu miryango yacu, nibazaga icyo azavuga niyumva iyo nkuru. Mwibuka kwica umuntu wabigambiriye mu mategeko y'u Rwanda, bihanishwa igihano cya Burundu. Turi mu rukiko, turi kuburana. Gerard n'abahungu be bari kwinjira. Gerard ari kumwe n'umwana w'umukobwa mwiza, bigaragara ko ari ikizungerezi pe. Ngiye muri gereza nari maze iminsi nibonera abantu bambaye uniform kandi bogoshe bose udupara. Banciye imbere byo kunyishongoraho, murebye neza mbona ni Miss Evi. Mbega agahinda, umukobwa twariranwe muri high school, umukobwa nagiraga inama akangira iyindi, umukobwa wari magara kuri njyewe nubwo yagiraga ibisazi byo kutagira icyo atinya. Ariyemeje ari kujyana n'umugabo wadushyize mu buroko. Oh my God. Mutuze twumva imyanzuro y'urubanza, mutuze. Uwo ni nyir'ububasha, perezida w'urukiko, ari nako ari guhonda inyundo ku meza. Abajya baza mu manza murabizi, twese twubitse imitwe, tutegeza twihanganye ibitugenewe. Dushingiye ku mashusho yasanzwe kuri SSTV kamera, agaragaza ko aba bantu barangajwe imbere n'umusore ubarizwa mu ngabo z'u Rwanda Igor Rwibutso Gashumba. Kubera ko uyu musore yafashe imbunda y'akazi ku bushake, agasohoka ari kumwe na Linda Agasaro ka Gashumba, nyuma n'uwitwa Manzi Gerard akabasangayo. Dushingiye kandi ku buhamya bwatanzwe n'umwe mu bakobwa utashatse kwivuga izina kubw'umutekano, ariko uzi neza ubu buzima abasore babayemo kubera ko baziranye kuva kera biga. Abamubona bakatiwe igihano cyo gufungwa burundu nk'uko amategeko y'u Rwanda bivuga. Timu Gerard yakomye amashyi, baduca imbere batwishongoraho, twambara ipingu, twese batwiriza imodoka ya Gerard, turerekera. Mana yanjye, nitwa Joe 12. Niba iyi nkuru yarakuryoheye ntuzatinye kubitubwira. Naho ubutaha Imana ibarinde.